barakina. Hari igihe bagutsinda ibitego byose, hasigaye nk'umunota umwe cyangwa hasigaye za zindi ya iminota y'inyongezo. Yebaba we iyindi ekipe igira ngo byarangiye, ariko Imana igahira ekipe ya kabiri yatsinzwe, yarangiza kimwe, yarangiza bibiri, yarangiza bitatu. Haleluya! Imana hari uburyo izi kubitsinda. Murabizi, hari igihe igira ngo kigatera icy'umutwe, yarangiza ikindi shate, yarangiza haleluya, ukavuga uti iki gitego gitsinzwe n'Uwiteka. Naringezeho sabera, naringezeho ntashoboye, naringezeho ntabasha kuvuga, naringezeho mwaye, ariko iki gitego kije gitsinzwe n'Uwiteka. Ntabwo ari igihe ugitsinze, hari ibitego data ajya dutsindira. Tumukomera amashyi. Nkubwira ngo ntukihakane Imana mu kigeragezo, ntukihakane Imana bikomeye, jya uyigumaho, ujya mu ruhande rw'Imana yawe, icyubahiro cy'Imana kigaragare, nayo izagutabara, nayo izarwanirira icyubahiro cyayo, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi. Jya ugihagararaho, uhagarare ku wuzi, uhagarare ku wo wamenye, nayo izahagarara ku byo yavuze. Dukeneye confidence zo mu Mana. Haleluya! Nimba dufite Imana koko by'ukuri, ntugasinzirire imbere y'abanyabyaha, ntugasinzirire imbere y'abatagira Imana. Jya uhagarara mu butware, kandi Imana yaduhaye ubutware kugira ngo tubuhagararemo, hanyuma tugire icyo tuvuga, Imana izajya igiherekeza. Bakirwa badutera ubwoba, murarangiye, ndabishe, ndabirukanye, bimeze gutya, urapfuye. Wayi ko dufite Imana twiringiye. Niki gituma duhwera tukagagara imbere yabo, kandi dufite imbaraga. Muri twebwe hari Imana ishobora byose, muri twebwe harimo Imana itananirwa ikintu na kimwe. Tuyikomera amashyi. Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Nongeye kuvuga ngo amahoro y'Imana abane nabo yishimira. Haleluya. Muri iki gitondo cyiza cy'umuzuko, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, kuko Imana yangiriye ubuntu, igatuma mbaho, yarangiza ikankoresha, igashaka kunkoresha ibyo yagambiriye. Tuyikomera amashyi. Muri iki gitondo Imana yagize neza, yangiriye neza, kandi nawe yakugiriye neza. Yatumye tubaho, yatumye turamuka, kandi kubwo umugambi wayo. Izina ryayo niryubahwe. Shimiye umushumba mukuru w'amatorero ya Betesida, atugabye imbere muri uyu murimo, kugira ngo asohoze umugambi w'Imana uwo yavuganye nayo, kugira ngo ubwoko bwayo abugeze aho yamutegetse. Ndamushimiye kuko uyu munsi yumvise ko hari icyo naganiriza ubwoko bw'Imana, hanyuma bigatuma mpagarara imbere yanyu kugira ngo ntange ubutumwa nk'uko data yabumpaye. Ndashimira n'abandi bakozi b'Imana, abapasiteri dukorana umurimo w'Imana. Imana y'amahoro ibahe umugisha baba badusengeye. Namwe mwese ndabizi neza ko muba mwasengeye abakozi b'Imana kugira ngo uhagarara hano
wari we wese icyo Imana imutuma kibe kije ari igisubizo cy'ikibazo cyawe, kuko Imana ikorera mu ijambo ryayo. Haleluya. Ndashimira n'abaririmbyi baba bateguye terrain kugira ngo abanyamibabaro babanze bishime, bagira ibyiringiro yuko data yatabara. Haleluya. Yuko Imana biringiye hari icyo yabasha gukora. Hanyuma bakeyura kino kirere, bajya bavuga ngo ni advance party, bakajya imbere y'ubwoko bw'Imana kugira ngo babanze bagire ibyo bakuraho. Ndibaza ko mu mutima wawe harimo zaburi, hari akantu kamaze kujyamo, kuko Imana yacu ari nziza. Nje imbere yanyu mbafitiye ubutumwa. Maze kumenya ko nzabwiriza uyu munsi, nasenze Imana impa amagambo nganira namwe. Nasenze Imana. Hari igihe uba ufite ibintu wateguye kumva wabwiriza abantu iri jambo, ubonyemo akanya, nuko abavuga butumwa bose bamera. Buri gihe ntabwo dutegura ari uko tugiye kwigisha. Hari igihe wumva hari ijambo kavuga uti umunsi nzajya imbere y'ubwoko bw'Imana, numva ashaka cyangwa kubigisha kuri iki kintu. Ko niko byangendekeye. Ariko muri iki gitondo Imana irampindurira. Narateguye, ngeza muri iki gitondo ndaryama, naryamye ndasinzira. Mu gitondo nikanguye, kwa kundi utekereza kucyo waganirijweho n'Imana, wumva uri bubwire ubwoko bw'Imana. Numva wapi ikirere kirafunze, maze mbaza Imana, senga Imana, ndayibwira ngo niki message ushaka guha ubu bwoko bwawe, untuma kuri aya masaha ni iyihe? Imana yo mu ijuru irambwira ngo mbabwire ngo no ku munota wa nyuma Imana ibasha gutabara. Haleluya. No ku munota wa nyuma Imana ibasha gutabara. Nje kuganira namwe ibintu byo ku munota wa nyuma. Ndabizi neza yuko hari abantu bari ku munota wa nyuma, niko Imana yambwiye. Ariko nawe utari ku munota wa nyuma, urumva aya magambo kugira ngo umunsi uzagera ku munota wa nyuma w'ikibazo, kugeza uzamenye uko uhagarara kandi uzaba ugifite ibyiringiro. Haleluya. Kuko muri ubu buzima tubaho ubuzima bugiye butandukanye. Ibibazo byanjye uyu munsi si byo byawe, ariko ibyawe urimo ejo gihe nabigeramo. Niyo mpamvu mu ubuzima bwacu usanga bumeze nk'indabo. Niho ushobora gusanga uyu munsi ubonye ururabo rusa gutya, urundi gutya, ukabona nyine bufite amabara, dufite amabara y'indabo zitandukanye. Ubu natwe ubuzima bwacu bufite amabara atandukanye. Reka tubaze dusome ijambo ry'Imana tuganire. Haleluya. 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 Mbese murabyizeye ibyo yuko no ku munota wa nyuma Imana ibasha kugira icyo ikora, ibasha guhindura amateka? Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, ibice 3 umurongo wa 13 kugeza kuri 18. Pastor Sumta nasomere. Ibice 3 umurongo wa 13 kugeza kuri 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel, ibice 3 umurongo wa 13 tugeze kuri 18. Kadusome. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Abedenego. Nuko babashyira umwami.
Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramye, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubankize, iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko nawe itadukiza nyagasani, umenye yuko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Hallelujah. Hanyuma Abami ba mbere 17:8-16. Igitabo cya mbere cy'Abami bice 17:8-16. Kadusome mu izina rya Yesu, igitabo cya mbere cy'Abami bice 17 umurongo wa 8 tugeze kuri 14, tugeze kuri 16. Reka dusome. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Serefati h'Abasidoni abari huba, hariyo umugore w'umupfakazi, niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Serefati. Ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati, witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo, icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta, ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye. Kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Icyo giseke nticyaburamo ifu n'amavuta, ntiyabura muri iyo mperezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Amen. Hanyuma turangirize muri Yobu bice 13 umurongo wa 1 n'uwa 2. Kadusome Yobu 13 umurongo wa 1 n'uwa 2. Kadusome mu izina rya Yesu. Dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, ugutwi kwanjye kwarabyumvise ndabimenya. Ibyo muzi nanjye ndabizi, ntimundusha. Amen. Ongera usubiremo. Dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, ugutwi kwanjye kwarabyumvise ndabimenya. Ibyo muzi nanjye ndabizi, ntimundusha. Amen. Dukomere Imana yacu amashyi. Hanyuma tubumbe Bibiliya zacu, hanyuma mu mpanga amaso, hanyuma tuganire kuri aya magambo. Haleluya. Nababwiye ibintu Imana yambwiye. Nababwiye ko Imana yambwiye ko no ku munota wa nyuma Imana ibasha gutabara. Uko niko yambwiye, Imana igitabara no ku munota wa nyuma. Impamvu Imana yabimbwiye, yambwiye ngo hano hantu hari abantu bari ku munota wa nyuma, babona ubuzima bwabo buri ku munota wa nyuma, babona akazi kabo kari ku munota wa nyuma, babona abana babo bari ku munota wa nyuma bagapfa,
babona ibintu byabo biri ku munota wa nyuma bagakorwa n'isoni. Ariko Imana yambwiye ngo Imana ije gutabara ku munota wa nyuma. Haleluya! Imana yo mu ijuru twiringiye ije kugutabara ari ku munota wa nyuma. Twasomye amagambo y'Imana muri iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Aya magambo tujya tuyavuga, ariko uyu munsi akubere mashya. Turi kuvuga ku bya Meshake, ba Saduraka na Meshake na Abedinego. Aba bana bari Abayuda, murabazi, bari abahungu bane bakunda kuvugwamo, hiyongeramo Daniyeli. Aba umwami murabizi uburyo yashyizeho igishushanyo akakibumba ngo hanyuma ngo bagisenge. Ariko baba bana bamenye Imana y'ukuri. Birangije barababwira rero ngo bagiye bagipfukamira bakiramye, mu yandi magambo bakita Imana kandi barasobanukiwe Imana. Bacana itanura ry'umuriro kugira ngo batinyishe abanyantege nke. Nibabona rya tanura ry'umuriro bemerewe gupfukamira icyo gishushanyo no kukiramya no kugisenga. Mu yandi magambo aricyo bagira Imana yabo. Abo bahungu kuko bari baramenye Imana, bavuza ayo makondera yabo, banga kugipfukamira, bo baguma bihagarariye. Bo bari barasobanukiwe yuko Imana yo mu ijuru ariyo yonyine ikwiriye kuramwa, ariyo yonyine ikwiriye gupfukamirwa, ariyo yonyine ikwiriye gusengwa. Baravuga ngo nta mpamvu baba baguma bihagarariye kandi babona itanura ry'umuriro. Maze hari abantu bazi kurebuzwa. Buriya bari abantu baje kubarega nayobe ukuntu bababonye kandi bitwa ko bari bagize gute, bari babyubarariye, babibonye gute. Ruhande rwabo hari abantu bazi kurebuzwa, ariko Uwiteka arabizi. Haleluya! Uwiteka azi uko azabigenza. Bihorere barebuzwe, barege, bakora ibiki n'ibiki, ariko Imana yo mu ijuru izagutabara. Haleluya! Baracyunamiye, baracyubararira, baragisenga. Babonye bate ko aba Bayuda batapfukamye, batiunamye, baza kubarega. Nebukadinezari ararakara. Arakaye aravuga ati mbahaye andi mahirwe. Babimbwiye, ariko ubwo murabizi, murabona iri tanura ry'umuriro, murabona ukuntu bimeze. Ubwo muri niki ngiye kwa indi chance. Hanyuma tugiye kongera tubivuze. Hanyuma nitumara kubivuza, noneho mbahaye indi chance, andi mahirwe ya kabiri. Maze nibabikora, nibabivuza, mwubararira Imana zanjye, mwubararira Imana yanjye, hanyuma muyisenge, ntacyo ndi bubatware. Abana b'abahungu bamenye Imana yabo. Abana b'abahungu basobanukiwe imbaraga zayo. Abana b'abahungu bibiseho imbaraga z'Imana, bazi ko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Aramubwira ati ariko bamubwira ati ubu ntabwo dore bimeze gutya. Ariko Mwami Nebukadinezari atariko nta n'impamvu yo kugusubiza. Akosha dukeneye confidence zo mu Mana. Haleluya! Nimba dufite Imana koko by'ukuri, ntugasinzirire imbere y'abanyabyaha, ntugasinzirire imbere y'abatagira Imana. Yuhagarara mu butware, kandi Imana yaduhaye ubutware kugira ngo tubuhagararemo, hanyuma tugire icyo tuvuga, Imana izajya igiherekeza. Niki gituma abanyabyaha batujugumiza tugatitira, bakirwa badutera ubwoba
twasomye ijambo ry'Imana ukuntu ryatubwiye, baravuga bati reka da ati nta mpamvu zo kugusubiza ibyo, hari igihe utirirwa usubizanya nabo, nta mpamvu yo gusubizanya nabo. Haleluya! nta mpamvu yo kwirirwa muterana amagambo, ntayo baricaye ati nta mpamvu yo kugusubiza ibyo, nta mpamvu turumva nta gisubizo wete, ariko dufite ikintu kimwe tugiye kukubwira. Ntabwo twebwe twakubararira igishushanyo cyawe. Ati twebwe Imana twiringiye, iyo tuzi turi kuvuga, iyo tuzi twasenze Imana y'Abayuda, iyo tukubwira Imana yacu, Imana ya Isirayeli ibasha kudukiza iri tanura ry'umuriro wacanye. Ariko kandi turagira ngo tukubwire, nubwo itadukiza nta mpamvu yo kubararira iki kintu, kuko turabizi ko kitari Imana. Haleluya! nta mpamvu yo kucyubararira, nta mpamvu yo kukigira Imana kandi twarasobanukiwe Imana. Ntabwo rero twirirwa tukubwira, twebwe ijambo tukubwiye ngo icyo tugusubije tukubwiye ko tutari bupfukamire ikigirwamana cyawe. Ukora icyo ushaka, iyo twiringiye Imana tuvuga, Imana dukorera, Imana y'abasogokuruza bacu ibasha kudukiza iri tanura ryatse rimeze gutya. Ariko kandi turakubwira ngo ko byamera kose, nubwo yanabireka kudukiza, ishoboye kudukiza turabizi, ariko ninabyemera kutadukiza nta mpamvu n'imwe yatuma tuyihakana imbere yawe. Haleluya! ndagira ngo nkubwire ngo ntukihakane Imana mu kigeragezo, ntukihakane Imana bikomeye, jya uyigumaho, ujya mu ruhande rw'Imana yawe, icyubahiro cy'Imana kigaragare, nayo izagutabara, nayo izarwanirira icyubahiro cyayo, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi. Jya ugihagararaho, uhagarare ku wuzi, uhagarare ku wo wamenye, nayo izahagarara ku byo yavuze. Ubwo twayikomera amashyi dutyo, twasomye ariko ntitwabisomye, ariko turabizi aya mateka nayo tuzi. Bamaze kuvuga gutyo banze, baravuze bati nimubabohe noneho mubajugunyemo turebe iyo Mana yabo, turebe iyo Mana yabo ibasha kubakiza hehe? Mu muriro. Hari ahantu abantu batekereza ko Imana itagukiriza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo no mu muriro izagukiza, no mu mazi asuma izagukiza, n'ahantu hose Imana ibasha kuhagera kandi ikagukiza. Haleluya! Twavuze ikintu bita ku munota wa nyuma. Ukurikije uko byari bimeze, bari bahawe amahirwe yo ku munota wa nyuma, kuko nta kindi kintu itanura ryari rihari, itegeko ryari rihari, nta kindi kintu cyari kubakiza. Ariko bavuga batyo imbere y'abatazi Imana. Tuzi neza amateka y'aba bahungu. Burya hari ikintu nabonye bene data, igihe cyose uzahamya Imana izahagarara mu ruhande rwawe. Ntabwo Imana wayirusha ubutwari, ntabwo Imana wayihiga ubugabo. Imana irakomeye, Imana ihagarara ku cyubahiro cyayo, ku buryo weho ntabwo watinyuka kujya mu itanura ngo inanirwe kuza ngo ijyane nawe muri iryo tanura. Haleluya! Kuko ikurusha imbaraga. Barabaterura baremera, barababoha baremera. Hari abantu bagenda bakatsindirwa ku munota wa nyuma. Hari abandi bari kuvuga ati basi tubohore turagipfukamira.
ariko bo barababoha. Kurinda bababoha hari ku munota wanyu, barababoha babibona, babona itanura, babona uko bigiye kugenda, havuga ati tujugunyemo. Ntabwo badufite Imana yacu, turacyayiringiye. Jya wiringira Imana ugeze no ku munota wanyu. Ndagira ngo nkubwire, ujye wiringira Imana ugeze no ku munota wanyu. Babatereramo ya Mana bahamije, ibatangamo. Haleluya. Ndagira ngo Imana nkubwire ngo Imana wemeye wahamije, ikigeragezo cyose uzageramo ugahagarara neza, Imana uzayisanga muri cyo, kandi tujya tuyisanga muri cyo. Niyo mpamvu bitatwishe, n'ubundi nibyo ntabwo bizakwica, kuko Imana igihagazemo. Ntabwo uri wenyine, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ntabwo turi twenyine, tugendana n'Imana itaboneka ariko ikora ibigaragara. Haleluya, haleluya. Avuga ati ngiye gukora akantu, iyi mace ndayikina. Hari abantu bazi ikintu bita mace. Mace murayizi? Umunota wa mace rero ahubwo nibutse ko ariyo ikorerwamo cyane ikintu cyitwa iminota. Muri mace hari igihe bagutsinda ibitego byose, hasigaye nk'umunota umwe, cyangwa hasigaye za zindi ya iminota y'inyongezo. Yebaba we, iyindi ekipe igira ngo byarangiye, ariko Imana igahira ekipe ya kabiri yatsinzwe, yarangiza kimwe, yarangiza bibiri, yarangiza bitatu. Haleluya. Umva, Imana hari uburyo izi kubitsinda. Murabizi, hari igihe igira gutya igatera icy'umutwe, yarangiza ikindi shate, yarangiza haleluya. Hari ibitego Imana ijya idutsindira, ukavuga uti iki gitego gitsinzwe. Ukavuga uti iki gitego gitsinzwe n'Uwiteka. Naringezeho sabera, naringezeho ntashoboye, naringezeho ntabasha kuvuga, naringezeho mwaye, ariko iki gitego kije gitsinzwe n'Uwiteka, ntabwo ari igihe ugitsinze. Hari ibitego data ajya dutsindira. Tumukomera amashyi. Abadayimoni bamaze guserebura, bakavuga ati byarangiye, intsinzi iri iwacu. Uwiteka akabifunukurana, we atsindira ku munota, atsindira ku masegonda, warangiza ukabona birinjira bikongera bikinjira. Haleluya. Ibintu bigahinduka. Bwira mugenzi wawe uti ibintu bigiye guhinduka. Mu ruhande rwacu bigiye guhinduka, mu ruhande rw'ababisha. Inkuru mbira hageze mu ruhande rw'ababisha. Inkuru mbira hageze, ariko mu ruhande rwacu habonetse intsinzi. Mu ruhande rwacu ndagira ngo mbabwire, intsinzi itashye iwacu. Araraba turi kumwe ngo babyumva bagahaguruka bakatera. Haleluya. Bakongera bagatera. Haleluya. Nagira ngo nkubwire, na ku munota wa nyuma sha,
munota wanyu. Upfa kuba ugihari umunota gusa. Uretse ko ku Mana yacu yo nabonye ko n'iyi minota irangiye hari uburyo ibizura. Haleluya! Ari uburyo bipfa ukabona ko byapfuye burundu, ariko Imana twiringiye ifite ubutware bwo kubizura. Imana twiringiye ifite ubutware bwo kubigiraho, kubiha ubuzima kandi byararangiye. Nagira ngo nkubwire ngo nibyarangiye ku buzima bwawe, Uwiteka Imana nkorera yabasha kongera kubiha ubuzima, yabasha kongera kubibwira bikabaho. Tope sole vangena pai asgen baigen tokela vaide rebangena asiye toke vaide kiasibai dolegen bai. Hallelujah. Se vagena bai tekela ba. Ndagira ngo mumenye Imana. Imana dufite, Imana dusenga ni Imana. Ni Imana. Mwipfa nk'abantu batagira Imana, mwikwiheba nk'abantu batagira Imana, ntacyo tuzaba, ntacyo tuzaba. Iyo ndwara yawe ntizakwica, uracyariho ntuzakwica. Ndagira ngo nkubwire ngo Data aracyafite imbaraga zo gukiza. Data arakiza, Data arakiza na bugingo n'ubu n'uyu munsi aracyakora imirimo n'ibitangaza bikagaragara. Twiringiye Imana ikomeye, twiringiye umugabo w'imbaraga, twiringiye umugabo utavuguruzwa, twiringiye umugabo ukora no ku munota wa nyuma, twiringiye umugabo urema amateka mashya, twiringiye umugabo ujya ucacakesha ayandi majwi yose, agahaguruka akavuga ijambo yarangiza akarisohoza. Iyo twiringiye niyo Mana nyamana. Twakongera tukayikomera amashyi. Ari igihe mba numva twayikomera amashyi menshi. Babatereramo ntacyo bitayeho, uretse gusa ko bari bazi ko Imana yabo ishobora byose, ariko ako gatenda ko ntibari bakabona. Nagira ngo nkubwire ngo n'ibyo utarabona Yesu arabishoboye, n'ibyo utazi n'inzira utigeze ubona Uwiteka yayinyuze akagutabara. Yayicuye umusari yawe, yayikoresha akayiziba, yarangiza ikarangirana n'ibyawe, ntizongere no kuyikoresha, ariko yagutabaye. Ayiwe Mana, Mana irakomeye. Yesu aravuga rero, aravuga ati ariko aba bana bankoza ahantu, aba bana bankoza ahantu, bakoza ahantu ku buryo ntabasha kubyihanganira. Hinganze njye kubana nabo tubyine. Haleluya! Avuga ati hinganze njye kubana nabo tubyine igisirimba muri uriya muriro. Hari igihe babona tubyina ibisirimba mu bigeragezo, bakagira ngo ni twebwe twenyine turi kubyina, ariko turi kumwe n'uwabirangije. Eka mabwire, we nta gihe barakwaza ati ariko ko mbona wishimye, ko mbona nta kintu bikubwiye, ko mbona udakutse umutima, ibi bintu bicanye gutya, ibintu bimeze gutya, ko mbona we ntacyo bikubwiye. Abanyantege nge bakabikubwira, umwana akabikubwira, umugore akabikubwira, cyangwa umugabo, ko mbona bimeze gutya. Wewe ukagarida sang-froid, ukagira ngo nta n'ikintu cyabaye. Uzi impamvu tubona nta cyabaye? Nuko twiringiye Imana y'amaboko, nuko twiringiye Imana y'ubutware, nuko twiringiye Imana ihagarana natwe mu makuba no mu byago no mu itanura ry'umuriro. Yesu abatangamo, bagezeyo basanga umujama inshuti yabo. Haleluya! Aravuga ati Yesu
wumvise nawe avuga ati rega naje kubategerereza hano ngo dukore agashya, naje kubategereza nshuti zanyu kugira ngo twereke amahanga yuko ari jyewe Mana, irindi teka ricibwa yuko jyewe ari jyewe wenyine Imana yo mu ijuru ari ikwiriye gusenga. Ndavuga ngo ndandika amateka mashya, bamenye ko mu ijuru hari Imana itabara, hari Imana igira neza, hari Imana itavogerwa. Bwa mugezi wawe utapu Imana twiringiye ntabwo ivogerwa. Erega iyo bamvuze baba bavuze Imana, iyo bantunze urutoki niko bimeze. Bagutunze urutoki buriya baba barutunze mu mboni z'iki, ukagira ngo ni wewe. None se twe tukiriho ni Kristo muzima muri twe, none se ikindi ni igiki? Kwisha amaneni ibintu byararangiye. Haleluya! Ibintu byararangiye, ibintu byarisobanuye, ibintu byarisobanuye. Twebwe abakera twarapfuye, Kristo muzima muri twe niwe yaduhaye ubuzima, ubagendera muri twe, akavugira muri twe, agakorera muri twe. Bindi ni biki bashaka? Haleluya! Baragenda barabanza baribyinira ati turabo twari duherukanye amaso ku maso, ingwino twibyinire. Baragira umuriro urabareba uratinya, utangira guturagurira gucagagura imigozi yari bahambiriye kugira ngo babyine neza. Imigozi kuboshya Uwiteka agiye kuyihambura, imigozi Uwiteka agiye kuyihambura kugira ngo umukorere neza, kugira ngo umwemere, kugira ngo umwemeze abandi batamuzi. Iyo migozi yose Uwiteka agiye kuyihambura kugira ngo ubyine neza uhambuwe. Haleluya! Aragara ukuntu ijya ibigenza tukagenda twemye. Umuririmbyi yaravuze ngo yadutuye imitwaro, yadutuye imitwaro yaduhesha, none tugenda twemye. Imitwaro yaduhetamisha, none tugenda twemye. Yadutuye imitwaro yaduhetamisha, none tugenda twemye. Yadutuye imitwaro yaduhetamisha, none tugenda twemye. Haleluya! Haleluya! Umuriro bari bazi kubarya ucagagura ibyari bibaboshye. Ndagira ngo nkubwire ngo iryo tanuru urimo, uwo muriro ugiye kuvunagura ubo utwike ibikuboshye, wewe uzava muri muzima. Hanyuma barabyina, avuga ati tubanze tudanse gatoya twibyinire hanyuma baze kutubona. Ntabwo twasohokamo gutyo kameme batabanje kubiromarika yuko ntacyo twabaye. Bazabibona ko ntacyo wabaye, abadayimoni bazabibona, bazategereza urupfu rwawe barubure, bazategereza kusaba babibure, bazategereza ko bakwirukana ku kazi babibure, bazategereza rezilita y'ubugambanyi bwayo babibure, bazategereza ko abana bawe bapfa babibure, bazategereza ko business yawe irangira babibure, bazategereza ko iyo ndwara ikwica babibure, bazategereza ko usenya babibure, bazategereza ko upfa gutyo babibure. Bazabona ineza y'Imana ikugaragayeho, bazabona gukora kw'Imana, bazabona imbabazi z'Imana zigutwikiriye. Iyo Mana tuvuga hari abayumva bagahaguruka bagatera haleluya, hari abandi batera iya kabiri haleluya. Yes, yo ni Imana. Ntabwo twaje guhamba imbwa, dutaramya turi ku ijambo, dutaramya turi ku ijambo. Dufite ijambo ryahanuwe rigenda rirushaho kugwiza imbaraga, muzaba mugize neza nimuryumve. Haleluya! barabyina kugira ngo babandi
babanze batanga iminota y'uko baba bapfuye nyine byarangiye, bagahinduka amakara, bakabona kuza kuzimya rya tanura ngo ryakoze umurimo. Yesu we, bumve ko rya tanura bakije ryagutwitse byarangiye, bakabara iminota, bati munota umwe, iminsi imwe, tumuhaye iminsi ibiri, tumuhaye uku kwezi arabarangiye, tumuhaye amezi angahe arabarangiye, tumuhaye uyu mwaka arabarangiye, tumuhaye iminota arabarangiye. Umva reka nkubwire nshuti yanjye, iminsi yariyo yose Satani yaguha, ndagira ngo nkubwire ngo si wa mwami w'ibihe, iyo minsi barayitegereje, ariko bazayikubonamo uri wundi warasohotse muri iryo tanura, ufite ubundi buhamya bushya, kuko Imana yacu ni Imana y'amateka. Iminota bihaye irangiye, iminota bihaye irangiye, baravuga bati ariko turebe. Sinzi uwarebye gutya, barareba ati ye, bari abantu ni gatiki, harya ntitwatayemo batatu, ko turi kubona bane, kandi uwa kane asa n'umwana w'intama w'Imana, afite amaso adasanzwe, afite ubwiza budasanzwe. Turabona bazahishurirwa Imana yacu, bamenye ko ariyo Mana nyamana, bamenye ko ariyo Mana itabara, bamenye ko ariyo Mana tugendana nayo, bamenye ko ariyo Mana tuvuga, bamenye ko ariyo Mana igira ikikora ikakirema ikagikomeza. Twayikomera amashyi nanone. Umuntu nk'uwo wahita ubigenza gute? Nyine ni ugusohoka. Ariko amateka avuga iki? Ko ahubwo abanzi babo aribo bahumuriye umuriro, arangiza bajya kubegera ryatanura ribagira. Ariko urazi ibirimi by'umuntu, wari wabona ikintu kindi, ariko hari ikintu kigira gutya, ikintu gikoresha nk'ururimi n'igikira, kikagira ururimi rurerure kikazana gutya. Sinzi ikintu numva nabonye. N'uruvu, harya barwita uruvu runyaruvu, kinyaruvu, kintu nk'iyi. Hari ikintu kigira ururimi rurerure, hanyuma kikagira gutya kikanya. N'uwo muriro wageraga gutya ati ngwino, kongera ukagira ngwino. Abantu bose n'abamara, hanyuma abandi basohokamo. Haleluya! Basohokamo ari bazima, nta mwotsi ubanukaho, nta gasatsi kavuye. Uzajya usohokamo icyo kigeragezo. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo kigeragezo hagarara neza, hamya Imana yawe. Icyo kigeragezo urimo, nimba uri kumwe n'Imana, uzajya usohokamo bategereje kupfa, ariko babona wongeye ubabanyaho, wongeye urivugura, wongeye ugize ubuzima, kandi bari bazi ko bwarangiye. Uko niko bimeze. Hari igihe umuntu bagira ngo yararangiye, bakabona ibintu byose byararangiye, bakabona nta n'ahantu na hamwe watabarirwa. Nawe ukabibona, si nabo gusa, hari igihe nawe ubona nta n'iyindi nzira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta nzira, Imana igifite inzira. Nta nzira yo gutabarwa, nta nzira n'imwe wewe uri kubona ku buzima bwawe. Ubitekereza ukabigaranjura, ukavuga uti ariko ibi bintu byashoboka bite? Byashoboka bite? Byashoboka bite? Umwuka w'Uwiteka arahari. Byashoboka bite ko Mariya yasama kandi atarabonanye n'umugabo? Ariko hari umwuka w'Uwiteka. Byashoboka bite ko ava muri iyo situation? Utagira mwene wanyu, utagira umuntu n'umwe, nta gishoro, nta kintu na kimwe, ibintu byose byaragushizeho. Uwiteka ntagira icyo aheraho, ahera kuri we wenyine, ahera ku mbaraga ze n'ubunyangamugayo bwe n'isezerano rye. We ubwe ni
igishoro, we ubwe ni byose, we ubwe ni ibyo ukennye byose. Ntabwo rero umubwira ngo hera kuri iki kuko ni byose, ni itangiriro rya byose. Tumukomera amashyi. Twasomye irindi jambo, ijambo twasomye riri mu Bami ibice 17 umurongo w'8 uvuga ku bya Eliya na wa mupfakazi. Murabizi cya gihe Eliya yiruka yamaze guhanura iby'imvura ko itagomba kugwa, hanyuma akayifunga, hanyuma bakagenda nawe bamwirukaho kuko inzara yari yateye. Hanyuma yabanje kugura kakagezi, murabizi akagezi kakamye, baravuga Uwiteka aramubwira ati ariko hari umupfakazi w'Isarefati niwe ntegetse ko azagutunga. Imana ivuga ngo azamutunge, ntabwo yari iyobewe ko ntacyo afite. Icyo kintu murakizi, ntiyari iyobewe ko nta kintu na kimwe afite, ariko ahubwo Imana yari yagambiriye kugirira neza wa mupfakazi n'umwana we. Imana imwoherezayo, imaze kumwoherezayo aramubwira ati mputuze, kuko ubwo Imana yari yamubwiye nyine ko aho ariho akirira. Utuza aratumuhata, ariko nkeneye n'agatsima. Tugenda umpe no kuri ka gatsima, umvugire ku gatsima nako kanzanire. Yari abizi nabyo ntibyari bimwihishe. Amubwira ati nukuri mugaragu w'Imana, ni iki gituma umbwira ayo magambo? Dore ubu ndi gutoragura udukwi twa nyuma, ngiye gutekesha akagari agatsima jyewe n'umwana wanjye, tukakarya, hanyuma twarangiza tukipfira. Muri mwebwe hari abantu babona bagiye kwipfira, hari abantu babona ubuzima barimo na kanya gato, bameze nk'uyu mupfakazi kavuga aka ni karangira ndapfuye, aka kazi kararangiye ndapfuye, bansohoye mu nzu bampaye ukwezi kumwe, nderekeza he? Nta mafaranga y'inzu, igishoro cyanjye cyarangiye, byarangiye, ndapfuye. Uyu mwana naramugerageje, yewe ntaho ntageze, iwawa nagezeyo, wenda ikizere nagezeyo, n'ahandi hose wagezeyo, n'ibindi byose wamuteje urungano, wagerageje, byose byaranze. Ndabona ari umunota umwe ngaseba uyarapfuye. Hari abantu bari ku munota wa nyuma bumva ko birangiye, ariko ngufitiye inkuru nziza, ngufitiye inkuru nziza yuko ahubwo bigiye gutangira, bigiye gutangira. Ibyo buzima buhindutse, ibyo gupfundikanya utoragura udukwi birarangiye, kuko Uwiteka Imana twiringiye ibasha guhindurira umuntu amateka, ingorofani igahinduka indege. Ayo mashina y'Imana. Hanyuma kandi mukagira ngo simvugisha ukuri, hari ababizi ko ingorofani ihinduka indege bagahaguruka bagatera hariya. Ubundi tutagiye kure, uzi Betesida yo ku Muhima akareba na Betesida yaha, ntabwo ingorofani yahindutse indege. Uzi ubuzima bwawe wirirwa uzunguza agataro cyangwa ujya hahandi, hanyuma akakureba mu ntuze mu igorofani cyangwa muri ya modoka witwaye, waravuye Nyakariro n'amaguru,
ukava ku Cyasemakamba uhunga inzara, ubwo ntabwo ingorofani yahindutse indege. Nivuga ku Cyasemakamba, wibuke nawe mu majyepfo, mu majyaruguru, wibuke hahandi no mu burasirazuba hari abavuyeyo bavanyeyo n'amaguru gusa nta kindi. Hari abandi bavanyeyo n'agashashi k'umukara. Harya we waje kari umukara cyangwa k'ubururu? Kamwe k'umweru n'ubururu. N'abaje batwaye imyenda mu gasashe k'imyeru n'ubururu. Ubu bafite amavarizi mu nzu zabo batwara amamodoka niko hari ababyumva neza. No muri ya nzu mwabagamo, hanyuma n'ihene ziziritse, hanyuma warambura amaguru ugasanga hepfo birakomeye, hanyuma uri ku musambi warakwishe amateko, hanyuma ukaba usigaye ugera muri uryama kuri matera ya Rwanda fomu, mwaba muhari mugahaguruka mugatera haleluya. Ariko muzi kwihagararaho. Nk'abantu ngenda bareba ngasanga muzi kwihagararaho. Ko mwese mutari bakavukire ba Kigali, nimba baravukiye hahandi nkaho navukiye, ugira ngo hari ahantu tutanyuze hagoye. Twarahanyuze ariko Uwiteka haleluya. Uwiteka yahinduye amateka sha, none twahinduye agasura, ubu batwita Abanyakigali. Haleluya. Banyakigali mwe, haleluya. Uko bimeze uko ariko kose, nubwo utagira inzu muri Kigali ariko urayikodesha bikemera, nubwo yaba ari icyumba kimwe cyangwa bibiri ariko witwa Umunyakigali. Yego, uko bimeze uko urya nuko barya ntabwo ari cyo kimwe, uko usa nuko basa ntabwo ari cyo kimwe. Babandi mungana bahindutse abasaza cyangwa abakecuru, nawe warabibonye, uri umugabo wo kubihamya. Ariko kubera Imana, kubera Imana yaragutoranije ikurutisha bagenzi bawe. Ubwo ntitwayikomera amashyi. Hanyuma muri make aragafata aragacumba arakavuga. Mu rurimi rwiza rwa Bibiliya babyita ngo kuvuga ubugari, ariko hari bamwe bundi bavuga ngo gusonga, abandi gusonga ni Igiswahili, abandi bakavuga gucumba. Harya gucumba ni Kinyarwanda, ni Kirundi, ni igiki? Mu Kinyarwanda kugira gute? Kwarika? Wapi? Sha namwe nakibarusha. Kwarika ni cya gihe uba ushyize amazi ku mbabura cyangwa ku ntuzi, utegereje kuza ko ashya, ugashyiramo ifu, warangiza ugasonga. Nabijua gusonga, juu napenda ugali, nabijua. Haleluya. Ugasonga cyangwa ugacumba cyangwa ukavuga ubugari. Kwarika ni cya gihe amazi wayashyize mu isafuriya ukagira. Nicyo Kinyarwanda. Ubundi nuko niko bisobanura. Hanyuma ariko kuvuga ubugari nicyo kimwe no gucumba no gusonga. Aragacumba arakamuhaba, ariko aramubwira ati uhereye none ndaje abekeye sivaye ndabahanurira. Uhereye none ako gafu kawe kari karangiye, iyo mperezo yawe yarirangiyemo amavuta ukumva upfuye. Uhereye none nagira ngo nkubwire ngo Imana isutsemo umugisha, Imana isutsemo ibyari birangiye, biratangiye. Yaramubwiye ngo kugeza igihe imvura izongera ikagwa, situation ikongera ikaba normal. Tujya tubaho no muri situation igoye itari normal, Imana ikadutungisha ubuntu bwayo. Twayikomera amashyi.
barya neza ibintu birahinduka bakajya barya neza, bakajya bamera neza, bakajya bishima. Guhangayika, guhagarika umutima birahagarara. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro, Imana niringiye, Imana senga, igiye kugira icyo ukora. Umwuka waguteraga ubwoba kakanya ndawirukana uyu munsi witeka. Hari ikintu agiye kukuremera, hari ikintu agiye gukora kugira ngo wongere ubeho, ugira ibyiringiro bizima. Ijambo rya nyuma twasomye, ongera murishyirire ku ntuze kugira ngo ntatwara amasaha y'abandi, kuko mu kanya turasenga. Mu kanya turasenga. Ishyiriraho Yobu, ishyiriraho rya jambo twasomye muri Yobu 13 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Tugiye gusenga sha. Mujye mwakira ubuhanuzi Imana yabatumyeho. Ndagira ngo nkubwire ngo n'ubwawe. Utabeshya, ari igihe umuntu yumva akabara se ku munota wa nyuma niki. Hari igihe uba ugitegereje ukavuga uti ibi byo biba bigikunda. Ukagira imyaka 20 ukaba icyo gihe ukagera 25 uti ndacyategereje abasore bose baraza nk'inzuki. Wagera mu 30 ukabona hagiye haza umwe cyangwa babiri. Wagera 35 ukabona haje umwe ufuye ijisho. Hanyuma wagera muri 36 ukabona harundi uje yatagetinza agafaranga kawe, nta kindi kintu yibitseho ari nka ntuzi. Hanyuma wagera kanga ukumva urapfuye, ukumva birarangiye. Ndagira ngo nkubwire ngo ntibyarangiye. Ntupfe gufata icyo ubonye, ntabwo byarangiye. Imana iracyakora, ikorera mu myaka yose, ikorera mu bihe byose. Uwiteka azakurengera kandi azagutabara. Mwagize ngo nuko umunota wa nyuma, byose mu buzima bwose habaho umunota wa nyuma. Okay. Dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose. Mbwira mugenzi wawe uti ijisho ry'Imana ryabonye ibyo byose. Wabimubwiye? Ugutwe kwanjye kwarabyumvise ndabimenya. Bwira mugenzi wawe uti burya amatwi y'Imana yarabyumvise. Ibyo uvuga byose Imana irabyumva. Imana yarabibonye, yamenye situation ubamo, yamenye uko umerewe, yarakugendereye. Burya irakugenderera mu ijoro, imenya uko umeze, izi uko urara, izi uko wirirwa. Uwiteka amaso ye yarabibonye. Ngo ibyo muzi rega nanjye ndabizi, kandi ntimundusha kubimenya. Hari igihe umuntu yumva Imana itabizi, ariko ibyanjye ubu urabizi. Iravuze ngo ibyo muzi nanjye ndabizi. Hari igihe ubona intambara ari nyinshi cyane, ukabona abanzi baguhagurukiye, ukabona hirya no hino, ukabona bagiye kurusenya, ukabona bagiye kugusenya, ukabona akazi bose bakugambaniye, ukabona birapfuye, ukabona uri kugenda uhomba, ukabona uri kugenda ugikuzimu, ukagenda ubona amadeni yiyongera, ukagenda ubona bagiye kugutereza. Ndagira ngo nkubwire ngo no ku munota wa nyuma Imana iratabara, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo ibyo muzi nanjye ndabizi, ahubwo no kubibarusha ndabibarusha. Kubera iki? Hari umuntu ujya nabimenya ntagira icyo mbikoraho, ariko Imana nimba ibizi, Imana nimba ibizi, iri gupanga icyo yabikoraho. Ntabwo icacase. Ndagira ngo nkubwire ngo amaso y'Imana yarabibonye, amatwi yayo yarabyumvise, uko bimeze, uko bakugenza, uko bakugenda, uko bihagaze, uko Satani yashenye umubiri wawe.
Imana nayo yarabibonye. Ariko ngufitiye ijambo ry'ihumure. Ibyo uzi n'Imana irabizi. Ariko imanuwe no gutabara ku munota wanyu. Imana rero yambwiye ko hari abantu igiye gutabara babona bari ku munota wanyuma. Tugiye gusenga Imana, ndanarangije ahubwo tugiye gusenga. Twakomera Imana yacu amashyi cyangwa tugahaguruka tugatera haleluya. Imwiyicarire, ndashaka abantu bumva ubuzima bwabo buri ku munota wanyu. Ntabwo Imana ishobora kuzana message nk'iyi nta bantu bawumva bapfuye bagezemo bageze ku munota wanyuma. Ati ndumva ngeze ku munota wanyuma nkamwara, ndumva ngeze ku munota wanyuma, ndumva mpfuye, ndumva ubuzima ndimo nubwo ku munota wanyuma. Abo baze hano tubasengera Imana. Ntabwo Imana ni Imana irora. Imana ni Imana imenya. Imana imenya aho twaraye. Imana imenya uko tumerewe. Imana imenya uko duhagaze. Ndumva ndi ku munota wanyuma umwuka ugashira. Ndumva ndi ku munota wanyuma ngaseba. Ndumva ndi ku munota wanyuma ngata nkomoka. Ndumva ndi ku munota wanyuma ngasara. Ndumva ndi ku munota wanyuma nkata agaciro. Ngiye gusenga ukumerewe niwe hubizi. Navuze abantu bari ku munota wanyuma kuko nimuhaguruke mwese kuko turaza gusenga Imana. Ku munota wanyuma. Mana yacu nziza, Mana y'icyubahiro, Mana ikomeye cyane, Mana igendera mu ijambo ryayo, Mana ikorera mu ijambo ryayo, Mana iherekeza ijambo ryayo ikarisohoza kandi ikarisohoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Ngubu bwoko bwawe ibyo wambwiye urabizi. Wambwiye ko hari abantu bihebye bageze ku isaha ya nyuma, babona bapfuye, babona bihebye, babona birangiye, babona batakiriho, babona habuze umunota umwe bagaseba cyangwa bakiruka. Ariko uri Imana ihindura amateka. Oh data we de belevange na pasi ya de paya. Ubu bwoko ni weho baririra, ubu bwoko ni we batabaza, ni we bahanze amaso wenyine, ni we wagira icyo ukora. Abana b'abantu bashobora kuba barananiwe, ariko weho uri Imana ikomeye, uri Imana itananirwa. Nkweretse buno bwoko ibyo bafite nuko bameze. Ijambo ryawe ryambwiye ngo amaso yawe yarabibonye n'amatwi yawe arabumva, ngo ibyo bazi nawe urabizi. Ariko wese uko ubimenya gusa, we uri Imana ikora, we uri Imana y'amaboko, we uri Imana y'imirimo. Tebutsa igitego cya nyuma, tebutsa mu izina rya Yesu ubutabazi bwihuse kugira ngo ubu bwoko burokorwe mu menyo. Nk'uko Daniyeli yavuye mu rwobo rw'intare, nabo nibave mu rwobo rw'intare mu izina rya Yesu. Nk'uko abasaduraka bavuye mu muriro, aba nabo nibave mu muriro mu izina ryawe rikomeye, basohoka ari bazima, bahe ibibagira bazima mu izina ryawe rikomeye. Ubarinde guseba no kumwara. Urakoze uwera wa Isirayeli, urakoze kuri Imana igira neza ihindura amateka bikagaragara. Urakoze, tugukomeye amashyi mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ndagira ngo abo nibasubireyo.
ndashaka ko dusengera abantu barwaye babona indwara yabo. Hari igihe umuntu yihagararaho ariko ameze nabi, avuga ati iyi ndwara iri ku munota wa nyuma tu, ndabona iyi ndwara ishaka kundangiza. Abo bafite izo ndwara, ndagira ngo nkubwire ngo na nyuma bitanashoboka Imana ivuga yuko bishoboka, bahaguruke kuko Imana irakorera muri no sengesho. Bafite uburwayi babona ko nta kindi, nta muntu yabishobora, babona bategereje Imana yonyine yo mu ijuru. Ndagira ngo mwebwe mushake muhagarare aho muri. Ndasaba umushumba wacu w'amatorero ya Betesida asengere ubu bwoko, kuko Imana yambwiye ko hari abantu igiye gukiza muri no teraniro. Muzatanga ubuhamya kuko Imana yacu ni Imana y'amateka, ishobora ibyo umwana w'umuntu adashobora. Ni Imana ikiza indwara zose n'ubumuga bwose. Reka umushumba abasengere. Haleluya. Na nyuma ya zeri irakora, 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 nyuma ya zeri irakora, na nyuma ya zeri irakora. hindura ibyanze guhinduka, hindura ibyanze yego guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka, hindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka, hindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka, hindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka. hindura ibyanze guhinduka. Nibutse ko mu butayu Uwiteka Imana yakuye amazi mu rutare. Ibaze nawe urutare n'amazi. Imana ibasha gukura amazi mu rutare, maze Abisirayeli bakanywa bakashira inyota. Yabura ite gukura ubuzima muri ubwo burwayi, uburwayi bugahinduka icyiza ahubwo kandi cyari ikibi cyo kukwica akavamo icyiza, mwibuye hakavamo amazi atanga ubuzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Inzira z'Imana zirashoboka mu buryo bumwe n'ubundi. Muvuga ngo Imana yakuye amazi mu rutare ikabishobora, idukiza ubu burwayi. Muri ubu burwayi ishyire mu buzima, ihabyaza ubuzima. Uko kuboko kwabikoze nuko ukora cyahari kandi kugiye kunkorera. Rambura amaboko yawe. Mana Data mu izina rya Yesu, Mana Data mu izina rya Yesu ifite ubutware n'ubushobozi. Uburwayi bwari bugeze ahantu kure cyane, bugeze naho umutima umwana w'umuntu atekereza ko birangiye bitagishoboka. Ndetse hari n'abafite ripoti y'abaganga babwira ngo biyakire byararangiye, cyangwa se ibimenyetso by'ubuzima by'uko ko byarangiye kandi nta nzira nta buryo. Ariko ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni rizima kandi urariherekeza. Nyemerera Mwami w'amahoro, za mbaraga zawe wakoresheje urutare rukabyara amazi, kora kuri ubu buzima busa nk'uburangiye bwongere bubeho. Tanga ubuzima ku bahungu n'abakobwa bawe, tanga ubuzima ku magara ari imbere yawe kandi agaragara rwose nkaregetse. Tsinda imbaraga yose y'uburwayi, tsinda umuzimu n'umudayimoni, tsinda satani n'imyuka mibi, tsinda imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu. Imbaraga z'imyuka y'uburyo butari bumwe zibasha kuvuyanga ubuzima, reka bwongere bubeho, reka igitangaza gikoreke. Kandi nyuma y'uyu munsi ubwoko bwawe buzitera hejuru buhimbaza izina ryawe, bavuge ngo Uwiteka yahabaye kandi yaratabaye kandi yadusubije ubuzima. Urakoze kugize neza, urakoze kubakijije, natwe turagushimye. Twese dufatanyije kugukomera amashyi tugukurira ubwatsi
mu izina rya Yesu. Amen. Tera Amen. haleluya. mushumba mukiri hano, ndagira ngo umuntu wese ahagurukane icyifuzo afite ku Mana. Icyifuzo afite ku Mana ye, kuko Imana yatanze favor yuko nibyo nabyo yabasha kubikora. Icyifuzo ni wowe ukizi, gishyira imbere y'Imana. Imana irasubiza gusenga kwawe. Reka umushumba asenge, hanyuma murahita. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi. Turambura ibiganza kwa Bishop tuvuga Imana imuhe umugisha. Ijambo nyamukuru Uwiteka aravuga ngo no ku munota wa nyuma Imana ibasha kugira icyo ikora. Imana ibasha kugukiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahubwo yagira ngo itanga ubuhamya bwa nyuma. Hirya ubwira abanyarwanda ngo Imana iguhaye ubuhamya bwa nyuma muri icyo kigeragezo. Ariko biremera muri Yesu, biremera ku bantu n'abahanga n'abanyabwenge. Hari avuga ngo ntibikunda, ariko aho byarangiye ku mwana w'umuntu, ku Mana biba bitangiye rero. Amen, amen. Tugiye rero gusenga tuvuga ngo niba ngibi ubona bituruhije bitugoye, buri muntu wese afite ibimuruhije, kandi si we gusa, isi yose irarushye, ariko Kristo yaraje kugira ngo abanyamibabaro bishime, abarushye baruhuke, abarwayi bakire. Mu gakiza Kristo yatuzaniye harimo gukira ibibazo byose, tugahagarara tukema, tuvuga ngo Uwiteka aratwunamuye. Haleluya, 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 haleluya. Kandi inzira ze zihabanye n'izacu, ize ni nyinshi nk'uko ijuru ryitaruye isi, inzira z'Uwiteka ariko zingana, izayo zirenze 1000. Rambura amaboko yawe, vuga uti Mwami, nje imbere yawe, ndi umunyantege nke, nari ngeze ku munota wa nyuma, ibinduhije ni byinshi, nta n'igisubizo nari mbifitiye, ariko uri byose ko gufite uyu mwanya ugiye kubirangiza, kuko nkwiringiye kandi naje gusenga. Imana nzi ko ishoboye, ibi nabyo urabishoboye, kuko na cya gihe warahabaye, ntuhinduka, ntuhindurwa n'ibihe, ntiwumva amabwire y'abantu, ahubwo wowe urareba kandi ukamenya icyo gukora. Ubu ugiye kubikora rero. Nakira imirimo yawe, nakira agakiza kawe, nakira ubutabazi bwawe, nakira icyubahiro cyawe, nakira amashimwe mashya, kuko ngiye gutangaza, nyitangariza amahanga yuko Uwiteka agira neza, kandi aje yunamura, kandi aje atabara. Urakoze kubikozeho, urakoze kubirangije, urakoze kumpaye amashimwe, urakoze ko amahanga atangaye kandi bazamenya kuri Imana. Tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwatsi mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen.